IMIRASIRE TV isoko y'ibyishimo. Sinzi ukuntu sogokuru yankubise urushyi mpita ngwa hasi mu guhaguruka mfungura amaso mbona ndyamye hasi kuri sima. Ibyo mbibona n'amaso yanjye, mbona sima, mbona intebe, mbona abana, agahungu n'agakobwa, mbona Rine ariko mubona igice cy'inyuma, ndetse mbona n'umusaza ariko mu kumureba isura mbona si sogokuru. Mu gihe nkiri muri ibyo, wa musaza ahita abwira Rine ati hunga hakiri kare kuko William yafungutse amaso, ibyawe birakurangiranye. Ako kanya nagize ngo nibitangaza biri kubera muri iyo nzu, kuko uretse kuba nari mbonye n'amaso yanjye, ariko ibyo nari mbonye ku nshuro ya mbere byari bitandukanye nibyo nari niteguye kubona ngifungura amaso. Wa musaza nakekaga ko ari sogokuru, ariko namureba nkabona atari we. Akimara kubwira Rine ko nafungutse amaso, ariko bikaba bimurangiriyeho, Rine nta no guhindukira ngo byibura turebane amaso ku maso, yashatse guhita ahunga akava aho ngaho, ariko atangira gukurura Loyike na Jesse ngo bagende. Abana bamubera ibamba, ahubwo bakomeza baza aho nari nabaraye ndimo nibaza ibirimo kumbaho, ari nako bakomeza kurira cyane. Ari nabonye ko Loyike na Jesse bamwanze, nta no guhindukira ngo ndebe, ahubwo yahise afata umutaka wari urambitse ku ntebe ahita ava muri iyo nzu arasohoka. Mu gihe nkiri kubyibazaho numva hanze imodoka iratse, ndetse wa musaza nawe mbona atangiye gushaka ikote ngo yambare ahita asohoka. Nubwo nabonaga ndi mu bitangaza, nashatse guhaguruka ngo mufate ariko biranga. Kubwo gucika intege mfite n'ikiniga cy'ibintu biri kumbaho, nuko umusaza asohoka mu cyumba yambaye ikote agira ngo asohoke. Mbonye bigiye kugenda gutyo nishakamo utubaraga duke muzo nari nsigaranye, mpaguruka aho nari ndyamye. Ubundi mbwira Loyike na Jesse kureka kurira nkabanza gufata uwo musaza. Uwo musaza kubw'amahirwe namufatiye ku muryango, nawe agiye gusohoka ngo yigendere, nuko mpita mukurura mukwence banamugarura mu nzu, mujugunya mu ntebe. Kubw'amahirwe mu rugi nsangamo urufunguzo, ubundi mpita mfunga neza, mpita nsubira inyuma ndeba na cya cyumba yari aturutsemo avuye kwambara ikote, ari nacyo cyonyine cyavaga muri salo kijya hanze mu gikari cy'inyuma. Nangamo urufunguzo nacyo ndusangamo ndagifunga, ubundi umuntu uvuye muri salo atabona aho anyura. Ubundi mpita nicara niyegereza abana banjye Loyike na Jesse, ntangira kubahoza amarira mbabwira guceceka ko ibintu byose biragenda neza. Nta kindi kintu cya mbere nari ndarikiye uretse kureba abana banjye bwa mbere. Nirengagije ibintu byari bimaze kubera aho ngaho ako kanya, ariko nanone nkibaza Rine buryo ki ateyemo ku buryo atigeze yifuza ko namureba mu maso. Nkibaza inenge afite mu maso cyangwa se ku mubiri we, ku buryo yakwifuza ko nabaho nk'impumyi ariko bikarangira tubanye ngo yishime. Ibyo nkomeza kubyibazaho cyane, ari nako abana bamara guceceka. Nuko bamaze guceceka Loyike mwicaza iburyo bwanjye, naho Jesse mwicaza ibumoso bwanjye. Maze ubundi nicara nteganye na wa musaza wari wigize sogokuru, kugira ngo tuganire neza ntamubangamiye, ansobanurire ibintu byose kandi ankure mu rujijo. Umusaza namusabye kumbwiza ukuri, akambwira ikintu cyose azi, kuko nambeshya araza kubyishyura, kuko ubu si kera nkiri impumyi ntabasha kwirwanirira. Umusaza yahise ambwira ati rwose umbabarire, nta kintu na kimwe njye mbiziho, ni ukuri ndanashaje rwose ntago mbasha kureba. Ndamusubiza nti umva mbese ngo urarya indimi, urinde ubundi wowe na Rine muziranye hehe? Umusaza yahise ambwira ati Rine se ninde ko ntamuzi wa mugabo we rwose? Ni ukuri mbabarira nigendere kuko nageze hano nje gusabiriza ngo bampe ku biryo kuko ndi umutindi. Umusaza nahise mubwira ntumva wa musaza we, urakomeza kunkina imikino nk'iyo ngiyo ndagutimbura, kuko tugera hano wari wigize sogokuru wanjye kandi numvaga wagira ngo ni ibyanyabyo, ariko ngiye kumva ijwi numva ntago uvuga nk'agasogokuru, ngira ngo nuko imyaka ibaye 5 n'igice tutabonana, ariko mu kubumbura amaso ntungurwa no gusanga urundi muntu. Hitamo kumbwiza ukuri rero byose, cyangwa se ujye kuborera muri gereza aho utazigera ubona amahirwe yo kwisobanura. Umusaza Jesse yahise ambwira ati none se papa, mama ko agiye yiruka aragaruka ryari? Jesse ndamusubiza nti reka tumutegereze mwana wanjye, araza kugaruka vuba, buriya agiye kukuzanira utuntu twiza. Navuze gutyo ngira ngo byibura ndebe ko abana baba batujeho gatoya,
nabanza kuganira n'uwo musaza, ariko nanone nkibaza ikintu Aline yakoze nicyo yabaye kugira ngo akore ibintu nk'ibyo, atume mbaho ndi impumyi ku bushake bwe, ndetse ananzana aho hantu nabonaga mu mujyi wa Kigali ntazi, ambeshya ko ari umuryango wanjye, akanambeshya ko yaba abana na sogokuru, byose ari ibinyoma, nta sogokuru uhari ndetse nta nana uhari. Birambabaza cyane, ariko muri uwo mwanya igisubizo nari nkeneye nta wundi wari ugifite uretse uwo musaza nari mbonyeho bwa mbere. Nuko mpita mubwira nti umva muzehe, ngiye kuguha amahirwe ya nyuma, umbwire ukuri kose ndetse umbwire n'imikino uri gukina, maze ubundi nkubabarire, cyangwa se ubu ngubu mpamagare polisi baguhane usobanura byose wambaye amapingu. Umusaza namubwiraga guhamagara polisi akagira ubwoba, ku maso nkabibona, ariko nanjye ngahita nisekeramo imbere n'ukuntu nta na telefone nari mfite, nkibaza icyo ari gutekereza ukuntu nahamagara polisi n'umunwa. Nuko umusaza arambwira ati rwose nta kintu na kimwe mbiziho, ahubwo fungura nigendere, kuko mu muhanda barantegereje ngo mbakorere inkweto. Numvise umusaza adashaka kumpa amakuru, numva umujinya uranyishe, nuko mpita mpaguruka vuba vuba ngenda musanga, mukubita urushyi rwiza. Ngiye kumva numva umusaza aratatse cyane, bigaragara ko nari muhabije kandi ababaye. Nuko mpita numva ibintu binkoze bitari byo, kandi mbikoreye imbere y'abana. Ndebye Loïc na Jesse mbona bafunze amaso, mpita numva umutima wanjye unciriye urubanza, ariko nanone mbona nta yandi mahitamo nari mfite, kandi umusaza yanyimye amakuru y'ahantu turi n'ukuntu yigize sogokuru. Namaze kumukubita ngaruka hagati yaho abana banjye bari bicaye, nuko mpita mfata abana mbashyira mu mbavu zanjye ndababikira, mbasaba imbabazi kubwo kuba nkoze amakosa barimo kureba. Nuko mbabwira ko mbakunda kandi ntazongera, bahita bambwira ko bankunda, nanjye ndabasekera barishima. Nuko mpita mfata urufunguzo rwo muri salo ndahafungura, abana basaba kuba bagiye gukinira hanze, nabo barabikunda, mbabwira ko baraba bantegereje nkabanza kuganira n'uwo musaza. Bamaze gusohoka mpita nongera kwegekaho urugi, ariko sinarushyiramo urufunguzo, kubera ko umusaza nari namaze kubona ko afite imbaraga nkeya cyane, ku buryo atabasha kwiruka ngo ancike, kandi ninjye wari wicaye ku ntebe iteganye n'umuryango wo muri salo. Umusaza yabonye maze gusohora abana hanze, n'ukuntu nari namukubise agira ubwoba bwinshi cyane, nuko ahita ansaba imbabazi z'ibintu byose avuga ati rwose ndakwinginze mbabarira ibintu byose nagukoreye, ni ukuri n'uriya mugore wabinsabye ngo mbikore, kandi yampaye amafaranga ahagije ngo mbikore, mbona ntayitesha kandi nzi ko utazabasha gukanguka. Umusaza nahise mubwira nti niba icyo wankoreye se, ibyo nibyo nshaka kumenya, mbwira nonaha ibintu bigishoboka. Umusaza yahise ambwira ati rwose mbabarira ndakubwira uko bimeze, ariko rwose ungirire imbabazi bariya baziranenge nabo bagirire imbabazi, ntubatererane kuko nta kintu na kimwe bazi, rwose ubabere papa wabo kuko bamaze kukumenyera. Umusaza nahise mubwira nti ariko se wa musaza ibyo ni ibiki urimo kuvuga, abahe baziranenge se kandi uri kunsaba kubera papa wabo? Umusaza yahise ambwira ati bariya abana bari hanze rwose ubabere papa wabo, ugirire imbabazi mama wabo, maze ukomeze ubakunde nk'abana bawe. Ndamusubiza nti ariko se muze ubundi wasaze, ubundi se si abana banjye nigeze nkubwira ko ntabakunda? Umusaza yahise ambwira ati rwose wa mugabo wumbabarire kuba narabaye umufatanyacyaha, ariko njye ntago nari inkuzi, nakubonyeho uyu munsi bwa mbere, ariko umugore wawe we twahuriye mu muhanda mu minsi yashize, abonye ndimo kwidodera inkweto ku muhanda, ahita ambaza niba ntakeneye amafaranga menshi, mubwira ko nyakeneye, ahita ambwira ngo arayampa ariko mukorera ikintu kimwe. Mpita mubwira nti ni igiki se yashakaga kumukorera? Umusaza yahise ambwira ati rwose nabyo nashakaga kukubwira, ariko mbere y'uko mbikubwira ndagira ngo nkwisabire ikintu kimwe gusa. Umusaza nahise mubwira nti ngaho mbwira ndakumva, ariko nukomeza kuntindira uratuma mpindura ibitekerezo, mpite nkujyana kuri polisi ndebe niba uraryoherwa no kubivuga wambaye amapingu. Umusaza yahise ambwira ati ikintu nshaka kukubwira ni uko aba bana ukunda cyane ndetse ugatekereza ko ari abawe atari abana bawe ba nyabo, kubera ko umugore utekereza ko ari umugore wawe ntago ari we, kandi nta munsi n'umwe wigeze ubana n'umugore wawe, umbabarire kuba
Umusaza akimbwira gutyo nahise ntangira gutekereza ku bintu arimo kumbwira. Ibyo yarengejeho nyuma ntago nigeze mbyumva, ahubwo natangiye kwibuka ibyambayeho byose. Nibaza ukuntu abana banjye Loyike na Jesse baba atari abanjye. Ndangije umusaza ndamubwira nti ceceka wa gisaza we, ndumva udashaka kuvuga, reka nze nkujyane kuri polisi, niba gukubita inkoni nka 20 nibwo uravuga bizima, kuko ayo mangambura urimo kuvuga ntago nshaka kuyumva. Umusaza ahita ambwira ati nyamara ndakubwira ukuri kose, bariya abana ntago ari abana bawe, ndetse n'umugore wawe ntago ari umugore wawe. Umusaza akimara kumbwira ko abana banjye Loyike na Jesse atari abana banjye, akanambwira ko umugore wanjye Aline atari umugore wanjye, narikanze. Nuko mpita ntangira guhaguruka ngo mukubite urundi rushyi ubwonko bugororoke neza. Ngihaguruka ndetse ngiye kumugeraho mpita mbona urugi rwo muri salo rurafungutse. Mu kureba uwinjiye ndikanga mbonye ari umupolisi wari uteruye ka Loyike. Umusaza akimara kumbwira ko abana banjye Loyike na Jesse atari abana banjye, akanambwira ko umugore wanjye atari umugore wanjye, narikanze. Nuko mpita ntangira guhaguruka ngo mukubite urundi rushyi ubwonko bugororoke neza. Ngihaguruka ndetse ngiye kumugeraho mpita mbona urugi rwo muri salo rurafungutse. Mu kureba uwinjiye ndikanga mbonye ari umupolisi ateruye ka Loyike. Ako kanya nkimara kubona ko ari umupolisi winjiye nahise nsubira inyuma, nicara mu ntebe nari nicayemo mbere, mpita nijijisha mbaza muzehe amakuru y'iminsi nk'umuntu tutari duherukanye. Nuko umusaza ahita asakuza avuga ati muntabare rwose uyu mugabo aranyishe. Umupolisi ahita avuga ati niko sha wa mwana we, papa wawe ni uwuhe muri aba bagabo? Loyike ahita avuga ati nuriya wambaye ishati y'umukara. Polisi ahita amubaza ati yitwa nde? Loyike ahita yivuga ati yitwa papa William. Ako kanya Loyike n'umupolisi bakiri kuvugana, umusaza nawe arimo kuvuga ngo bamutabare. Nagiye kubona mbona undi mupolisi yinjiye afashe Jesse akaboko. Nuko bombi bakigera mu nzu imbere, abana bose bahita bishikuza abapolisi, baza bansanga mu ntebe aho nari nicaye. Nuko umupolisi bigaragara ko ari mukuru ahita avuga ati twakiriye telefone y'umuntu uduhamagara avuga ko hano hari umugabo urimo gukora urugomo, uwo mugabo akaba yitwa William. None William ni wowe? Afande. Mpita mubwira nti ni njyewe afande, rwose nta rugomo ndi gukora, ahubwo musanze ndi kubaza uyu mugabo ibintu byambayeho, we n'umugore wanjye babigizemo uruhare kandi rwose yaratangiye kubivuga. Afande Yesu avuga ati ninde se waguhaye uburenganzira bwo kwihanira no kwibariza ibibazo? Uri umupolisi se? Ndamusubiza nti rwose ntago ndi umupolisi, ariko nanjye nibwo nari nkigera hano. Afande Yesu avuga ati none se muzehe, wowe hari ikintu uzi cyabaye kuri uyu mugabo William? Umusaza Yesu avuga ati rwose afande ndakizi, amaze iminsi ari impumyi, byakozwe n'umugore we, nako nta kintu nzi, ahubwo reka njye kwidodera inkweto, abakiriya bambuze ngo bampe inkweto mbadodere. Ako kanya muzehe akivuga gutyo wa mupolisi wundi winjiye mbere byagaragaraga ko ari nawe mutoya kuri uwo afande, yahise avuga ati afande ndumva uyu musaza ameze nk'umuntu ufite amariganya, twabajyanye kuri sitasiyo ubundi tukajya kubahatira y'ibibazo, maze ubundi baba bafite ibyaha bakabiryozwa. Afande Yesu avuga ati amapingu yawe ari hehe se ngo dukore akazi kacu? Nagiye kubona mbona wa mupolisi azanye amapingu, ahera kuri wa musaza amwambika amapingu, amusaba guhaguruka akajya imbere bakagenda. Nanjye ngeraho ngo anyambike amapingu, mpita mutakambira mubwira nti rwose afande mungirire imbabazi ntimunyambike amapingu imbere y'aba bana, icyo munsaba cyose ndagikora, niyo mwansaba gukuruza inda ariko ndabikora, ariko abana banjye ntibambone nambaye amapingu imbere yabo. Wa mupolisi mukuru wari unameze nk'umuntu mukuru cyane ufite ubwenge, yahise abuza wa wundi muto kunyambika amapingu. Nuko bahita badusaba kujya imbere tukabakurikira. Mu kugera hanze mpita mpasanga ya modoka yabo twubaha, ndetse hari n'abandi bapolisi babiri bari basigaye hanze. Nuko bahita banshyiramo muzehe, njye bansaba kwicara imbere n'abana banjye Loyike na Jesse, bari bafite ubwoba nkabibona. Nuko ako kanya imodoka ihita ihaguruka, ngira n'amahirwe nicarana na afande mukuru, mubaza ahantu bakuye amakuru ko turi muri iyo nzu.
nuko ahita ambwira ko ari umugore ubahamagaye ababwira ko yitwa Aline, akaba asize umugabo we witwa William arimo gutoteza umusaza. Afande nahise amubwira ko rwose nta muntu nigeze ntoteza, ansubiza ko turaza kubivugira kuri polisi. Ibyo turangiza kubivuga tugera no mu muhanda wa kaburimbo, kuko aho twari turi guturuka hari mu muhanda w'igitaka. Ariko nanone mbabazwa nuko nyuma y'igihe amaso yanjye atareba ibiri ku isi, yongeye kubumbuka mbona ibibi gusa. Mpita ntangira kwituka no kongera kubaza Imana impamvu ibibi byose ari njye yabyaturiyeho. Ibyo bitekerezo bikantwara, kuko nagaruye ubwenge numva batubwira ngo tuve mu modoka. Wa musaza bamutwara imbere nanjye nkurikiraho. Afande mukuru ahita abwira umupolisi w'umukobwa ko basigaranye na Loyike na Jesse, ubundi twe tukinjira mu cyumba barizamo ibibazo. Ubwo twarinjiyemo imbere dusangamo udutebe turicara. Mu kugeramo imbere afande mukuru mwenyewe ahita yiyinjirira ndetse arafunga, ahita atubwira ko agiye kutubaza ibibazo byose tumusubiza, kandi ko uragira icyo ahisha araza guhura n'ibibazo. Nuko nanjye mubwira ko ndaza kuvuga byose nta kintu muhisha. Ahita afata ikayi atangira kwandika ahereye ku mazina yacu, ari nabwo naje kumenya ko uwo musaza yitwa Gasipari, akaba yidodera inkweto ku muhanda. Afande yese bati mpere kuri wowe William, hariya muri ruriya rugo ko atari iwawe wari uri kuhakora iki? Umusaza yese yitanguranwa maze aravuga ati rwose afande uyu musore ni umwere kurirwa mugira icyo mumubaza, kuko ni inzirakarengane, ibintu byose mureke mbibasobanurira uko bimeze. Afande ahita avuga ati wa musaza we ninde uguhaye ijambo, ko nabazaga uyu mugabo, niwongera kumvugira muraza kubona ko polisi nta mikino igira. Umusaza yahise avuga ati rwose ntago nongera, ndafunze umunwa afande. Afande nahise mubwira nta afande rwose ngiye hariya twahaje njye n'umugore wanjye n'abana banjye tuje gusura uyu musaza, ariko kundeba mu masaha make ashize amaso yanjye yarahumye. Nafunguye amaso ngeze hariya ngikubita uyu musaza amaso, mpita mbona umugore wanjye ko yankinnye imikino, ndetse rwose sinanakubeshya umugore wanjye Aline nkeka ko ari nawe ubahamagaye, yahise yiruka agenda ansigiye abana. None ntunguwe no kumva ngo mwahamagawe n'umuntu witwa Aline. Rwose mubaze n'uyu musaza arababwira ukuntu ibintu bimeze. Afande yese bati wa musaza we ibyo uyu mugabo avuga nibyo cyangwa arimo kutubeshya? Muzehe yese bati rwose afande mureke mbabwire ukuri kose, kandi mumbabarire ku byo nakoze, rwose ibyo avuga nibyo niko bimeze. Afande ahita avuga ati ngaho tubwire ntubeshye. Umusaza yese avuga ati ubundi njye nitwa Gasipari, nkaba nidodera udukweto hariya hepfo ku isoko, kandi nawe uranze afande igihe muherutse gukora umukwabo wo gufata abantu badafite ibyangombwa mwari mwamfashe, muranzana hano rwose musanga munzi muhita mundekura. Afande yese avuga ati byose nibyo ndi kukubaza, ngaho vuga ndi kubona nkuzi. Umusaza yese avuga ati rwose mu minsi yashize nari ndi kwidodera inkweto nk'uko bisanzwe, ngiye kubona mbona iruhande rwanjye haparitse imodoka nziza cyane. Mu kureba umuntu usohotsemo mbona ni umukobwa utagira uko asa, ku buryo abagabo bose bari bamurangariye. Nuko ahita azaranyegera ambwira ko abona nkeneye amafaranga. Ndamubwira nti n'ubundi iyo nicaye aho ku muhanda amafaranga niyo mba naje gushaka. Ambwira ko agiye kumfasha nkabona amafaranga, ku buryo ntazagaruka kudoda n'inkweto aho ku muhanda. Nanjye mubwira ko marayika ubanza ari uwo nguwo. Ahita ambwira ko ibintu agiye kumbwira nimbikora arahita nkodeshereza inzu nziza yo kubamo n'umuryango wanjye. Mubwira ko nta muryango ngira kuko bose banshizeho. Umukobwa ambwira ananyihanganisha ko nta kibazo nzayibamo njyenyine, kandi akanyishyurira umwaka wose iyo nzu anashyiramo n'ibyo kurya. Nuko mpita mubaza ikintu ashaka ko mukorera, ambwira ko ashaka ko nigira umuntu ntari we. Umukobwa mpita mubwira ko ibintu ari kumbwira ntari kubisobanukirwa. Uwo mukobwa yahise ambwira ngo tuve mu muhanda anjyana ahantu tujye kuganirirayo. Ahita ansaba kwicara mu modoka, nanjye ndabimwemerera, cyane ko nari mfite inzozi zo kwicara mu modoka nk'iyo, kuko abana banjye bose bari bafite inzozi zo kuzigura bitabye Imana, nta n'umwe urayigura ngo ampe umunyenga. Ubwo nahise nicara mu modoka hamwe nawe imbere, ndetse birarenga mfata no ku ka nyirayo. Nuko turagenda tugera kuri hoteli iri hariya haruguru duturanye, twinjiramo baratwakira.
batubaza ibyo kunywa n'ibyo kurya. Uwo mukobwa atumiza ibihenze, mpita mbona ko kuko afite amafaranga. Nuko ibyo kunywa bimaze kuhagera atangira ambwira ati hari umugabo wanjye dusigaye tubana muri iyi minsi, ni impumyi kuko yakoze impanuka. Ndagira ngo wigire umwe mu bantu bo mu muryango we, kubera ko n'ubundi atabasha kureba azajya agira ngo uriwe koko. Umukobwa mpita mubwira nti ubwo se urumva ibyo bintu bishoboka? Nk'ubu se batuvumbuye twabigenza gute? Aransubiza ati urumva nyine tuzajya tubikora mu ibanga, ku buryo atazigera abimenya. Noneho kuko n'ubundi atabasha kugira icyo abona, tuzakomeza tumujijishe akomeze kuba muri ubwo bujiji kugeza igihe azapfira. Ndamusubiza nti none se uwo mugabo wawe ko numva mubana, mwabanye udakunda umuryango we cyangwa hari ikindi kibazo ufitanye n'umuryango we? Umukobwa ahita avuga ati n'ubundi ndi kumva utari gusobanukirwa byose, reka mpere imuzi n'imuzingo nkubwire uko uwo musore twabanye, ubone kuza kumenya impamvu ibyo bintu tugomba kubikora, kandi nubimfashamo nta kintu uzigera umburana. Umusaza yatangiye kutubwira umupangu ukuntu yawupanze na Aline, numva ndumiwe. Nkomeza kwibaza ikintu Aline yaba yarabaye ku buryo yapanga uwo mupangu wose kugira ngo tubane gutyo. Ariko nza kwibuka amagambo uwo musaza yavuze maze kumukubita urushyi imbere yuko abapolisi baza, ati bariya abana ntabwo ari abana bawe, ndetse n'umugore wawe ntabwo ari umugore wawe. Mpita numva ngize amatsiko yo kumva ibyo bintu, ariko sinsibe kugira ubwoba. Mu kureba afande we mbona yifashe ku munwa, nuko mpita mbwira uwo musaza ntikomeze utubwire. Umusaza ahita avuga ati uwo mukobwa yabanje kumbwira ko William akaba uwo mugabo babana, biganye amashuri yisumbuye ku kigo kimwe ahantu bita ku Musanze, ndetse uretse n'ibyo ngo bari baturanye iyo za Kigali. Afande yahise amubwira ati turashaka utubwire ibintu byose nta na kimwe usimbutse, ku byo uwo mukobwa yakubwiye byose uhereye ku mazina ye ndetse n'aho atuye n'icyo akora. Umusaza yahise avuga ati ubundi uwo mukobwa yatangiye ambwira atumva rero muzehe, ibintu byose ngiye kukubwira ugomba kubigira ibanga, ndetse ntihazagire n'umuntu n'umwe ubimenya. Uwo musaza numvise ari guca hirya no hino, numva umujinya uranyishe, ariko nanone mpita numva ngize amashyushyu cyane. Mpita ncunga afande ku jisho kugira ngo atamfata, ubundi ndahaguruka. Umusaza amukubita urushyi rwiza arataka cyane. Ako kanya muri icyo cyumba hahita hinjira abapolisi babiri bameze nk'abatabaye.